Nikaze bakunzi bacu mukurikira ibiganiro bitambuka kuri Cyabugufi Mission. Twongeye kubaha ikaze rero mu biganiro byacu bya buri munsi tubagezaho kuri Cyabugufi Mission Cyanama aho muherereye. Nkuko twari twababwiye rero twababwiye ko tuzabakurikirana umuhango wose bijyanye n'itorwa rya papa mushya. Icyo twabatangariza nuko hano haje abantu benshi cyane batandukanye, ariko rero tunababwira ko papa yamaze gutorwa. Igisigaye ari kugira ngo aze hano ku rubuga rwitiriwe Petero, kuri bazilika ya Petero Mutagatifu Petero i Roma, hanyuma yereke imbaga y'abakristo gatolika bari hano, maze baramutse ababwe n'ijambo riri ku mutima we. Ntekereza ko rero ari nacyo gituma buri wese ari hano, abaturutse mu bihugu bitandukanye bazana amabendera yabo. Ibihugu bitandukanye ku isi birahari, bifite buri muntu wese ugiye ukomoka muri ibyo bihugu. Murazi ko rero Kiliziya Gatolika ifite umwanya mugari cyane mu bihugu byinshi, ifite rero abakristo benshi, bityo rero niyo mpamvu mubona abakristo bahari batandukanye. Hariya rero mureba ni kuri naho papa ari buze kugaragarira. Mubona hariya hari umuryango uriho irido ritukura, urabona ko naho abantu benshi bari kwerekeza amakamera yabo. Hano murabona n'abarinzi. Ni byiza rero nta handi hantu ushobora gusanga ibiganiro nk'ibi. Ibiganiro bigufasha kuruhuka, kunezerwa uretse kuri Cyabugufi Mission Cyanama aho waba uherereye hirya no hino. Reka rero dukomeze kuguha ikaze wowe ugeze kwica n'ubwa mbere gukurikirana bino biganiro byacu n'uwo muhango. Ni byiza ko ukora subscribe kuri channel yacu ukigiraho bwa mbere. Wowe uyisanzweho ni byiza ko ukora share na comment, kandi twaragushimiye cyane kuko wakoze subscribe. Nawe ugeze kwica n'ubwa mbere, nzi ko umunyabwenge kandi umuntu ushaka kuruhuka atari igifura, ari umuntu ukunda Imana, wuzuye umwuka wera, ntiyatambuka adakoze subscribe kuri channel yacu ya Cyabugufi Mission Cyanama. Reka rero dukomeze kubararikira gukurikirana gahunda zose. Icyo tuzi ko nuko mu mundi mwanya ugiye kuza, mu by'ukuri papa bamaze kugaragara hariya, ndetse aba bantu bawumva ijambo rye. Urumva rero icyo hagiye gukorwa, hagiye kuza abakardinale baza gutangaza ko papa nyine yabonetse. Ahangaha hari buze gutangazwa izina rye. Kardinale umupapa kubera umukardinale baravuga izina rye, banavuga n'izina yatoye kugira ngo abe ari ryo rizajya rivugwa mu gihe cyose cy'ubuzima bwe asigaje ayobora Kiliziya Gatolika ku isi. Ni byiza ko rero tubimenya nabyo, kuko ntabwo papa iyo mukardinale ari muri uwo mwanya w'ubukardinale aba afite amazina yasanganywe, ariko yamaze gutorerwa kuba papa ahita ko yakira izina ry'abagiye bamubanziriza babaye abatagatifu. Niyo mpamvu rero muri uyu mwanya nabyo turi buze kubimenya, tumenye izina rya kardinali waba watowe, tunamenye ndetse n'izina y'abatoye rizaba rimuranga cyangwa se azaba yitwa muri iki gihe cyose. Reka rero tubashimire kandi tubabwira ngo Imana ibamugishe cyane kubana natwe. Ni hariya rero mubona hari irido ritukura ndetse na mpande eshatu irimo umweru. Hariya hose rero mureba hagomba kuza kugaragara. Ndabona ko bakinguye uko nabivugaga. Murabona harimo hazamuka umukardinali umwe ari kumwe n'abamuherekeje, bahagaze hano imbere yacu. Reka rero tutege amatwi twumve ijambo agiye kuvuga kuri uyu mwanya, kuko mbona bafite na mikoro bagiye kuvuga.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. avuze ko rero hatowe Karidinali Roberto Francis Prevost, akaba yahisemo izina ry'ubupapa yitwa Leo wa 14. Leo wa 14 ni ukuvuga ngo kugeza ku isaha Kiliziya Gatolika ku isi wiyoboye ni Papa Leo wa 14 guhera aka kanya kimara gutangazwa. Yari Karidinali Roberto Francis Prevost. Murabona yuko rero haje n'abakaridinali bandi kugira ngo baze kubona bahamanitse ndetse n'igitambaro kera. Ndakuvuga ko ntahandi hantu bashobora gusanga ibirori nk'ibi cyangwa byiza nk'ibi atari kwica gusumisha n'icyanama. aho werereye hirya no hino rero ni byiza ko ujya ukurikira ibiganiro byacu icano ntikagutambukeho utumviseho ibiganiro byayo byose, kuko waba uhombye kereka udakunda ibyiza, udakunda ibintu byakunezeza. Reka rero murabona yuko rero bazanye ikirango mu by'ukuri bamanitse hano kugira ngo hangariho papa aza kuza guhagarara. murabona abakaridinali bagiye ku madirishya atandukanye. murabona hari amadirishya 4 ari hafi yaho batangarije izina. aya madirishya 2 ku ruhande n'andi madirishya 2 ku ruhande, yose niko riho abakaridinali. ubwo rero ntekereza ko turibuze kubona, wabona wa munyekongo nguriya umwe bahaga amahirwe nawe ntabwo yatowe, ariko yari mu nteko y'abashoboye gutora papa mushyashya Leo wa 14. Leo wa 14 n'usimbuye Papa Francis witabye Imana ku itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Murabona rero ko abakaridinali baguwe neza, barahimbawe cyane kuri uyu mwanya. Baranezerewe kuko baje muri uyu mwanya kugira ngo bagire ibihe byiza byo kwakira umupapa mushyashya ugiye kuza kwereka rubanda cyangwa se abakristo baje guteranira aha ngaha muri uyu mwanya. Murumva ko hari amajwi menshi y'abantu bawuzuye ibyishimo, kandi reka babyuzure. bamaze iminsi itari mike hano kuva ku munsi wo ku itariki 7 z'uku kwezi kugera none ku itariki 8. urumva ko rero bamaze iminsi barindiranye igishyika. ni ngombwa rero ko bagira ibyishimo banezerewe. hari abarinzi baje mu karasisi. murabona ko abakaridinali bari kuganira bareba imbaga iteraniye hariya. mbere y'abakaridinali twavuga ko basaga 133 bari baje gutora, kandi muri Afurika ihagarariwe n'abakaridinali 18. uyu munsi rero hatoye 17. yego murabona rero ko bose bateranye mu munezero mwinshi cyane.
kuba bari kumwe n'imbaga ingana gutya y'abakristo. Murabona yuko rero atari bake aba bantu. Ntabwo ari bake habe na busa. Turacyari kumwe rero, murabona ko abantu ni benshi. Urumva ko rero bafite ibyishimo, banima. Una Munyekongo mukanya rero baraba papa ageze hano kugira ngo yiyereke iyi mbaga y'abakristo. Tubabwira ko rero hatowe papa mushasha, uwo wa 14 waraje. Murabona ko yamaze kuza, arimo asuhuza imbaga iri hano, mu byishimo byinshi.